Musaza ameze neza cyane. Kandi wakoze kwa watwitabye. Asante sana wakoze nawe. Uburanga bwo turabufiteye. Ikibazo nuko tukitinya. Big up kuri Papa Legend akomeje kuzamura amatara. Big up kuri Oti atumye abademu bitinyura. Obanzara bangaba batumyeho kamaririmba pojora. Muhaguruke mwe mutinyuke, mutinyuke muze dufatikanye, nibwo tuzihite imbere. Iminsi wacu we yose ni ibyawe, ntabwo ni ubwawe. Yose ni ibyawe. Hey y'all, come look at this. Dr. Sam. Pastor, hari akavido kamwe ka trendinze cyane kaje gacicikana cyane aho bavuze ngo abanyamurenge nta mana bagira. Mu byukuri iryo jambo abantu benshi ntibaryumshije kimwe, nanjye ndi mu baribonye, bityo abantu barambaza ati rwose oranyandikiye ngo ndivugeho. Abanyamurenge nta mana mugira. Iyo bavuga ngo imana y'abanyamurenge umuco uragoye, kandi umuco w'abanyamurenge ni uwa gipagani ukomeye. Uwumvishije uvuga ngo abanyamurenge nta mana bagira, hari yaravuze ngo ni abapagani, ibyo bakora kujya mu rusengero wenda hari baba babesha. Ni iriya jambo bababwira, ese koko abanyamurenge nta mana bagira, ni abapagani? Izo abanyamurenge hari aho bavuze ngo ndetse n'umuco wabo ni uwa gipagani. Ibyo byo bishatse kuvuga iki? Ndatekereza kuko hejuru y'umuco n'ibindi uzicaza abasaza babazi imico yabo. Ndabona wambaye ingofero yanditseho amadubu. Ese amadubu bisobanuye iki? Pastor, tumaze iminsi tubona ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane dore ko uri umunyamurenge. Tubona bamwe bavuga ngo twirwanaho, abandi turi akagara, abandi turi ibi. Nk'abapasteri iyo mubona ibintu nka biriya, ni iki mubikoraho, dore ko namwe mu by'ukuri mufite inshingano mu kuba mwahuza abantu bakaba umwe? Murakoze cyane. Sinzanabibamo, sinzanabijamo, ntaco bimariye mu mwuka. Kubaza nesure twirwanaho cyangwa urakagara utasubiza? Subscribe to Papa Legend TV. Pastor, ndishimye kuba mwe nawe. Murakoze cyane. Jewe nitwa Nkomezi Patrick. Yes, tumaze iminsi tubona ukora ibitaramo byinshi hamwe n'urubyiruko rugiye rutandukanye muri Amerika, ariko kandi ndagira ngo nkubaze se ni iki cyatumye mu by'ukuri wifuza guhuriza hamwe urubyiruko rwo muri Amerika kugira ngo bajye bakora ibitaramo nk'ibyo tumaze iminsi tubona? Urakoze cyane. Urakoze.
tekereza ko ari ubuntu bw'Imana n'igihe nta ruhare nta mbaraga nyinshi cyane tekereza ko ari igihe cy'Imana izihuza abantu mu gihe cyazo impamvu zayo bwite rero turashima Imana ku bwazo n'igihe hariho ufite urusengero cyangwa just iriya ni ministeri yawe washinze ariko ntabwo wenda ushaka kuba ufite urusengero ntabwo ari ministeri twe dufite church tubamo muri Indiana ariko ntabwo ari ministeri ni igikorwa cy'abasore cyo gusenga wagitekereje kubera ko se wenda ari uko abana bo muri Amerika benshi usanga iyo bageze hano bajya mu biyobyabwenge cyangwa se niyerekwa gusa risanzwe hari impamvu nyamukuru ishobora kuba yaratumye impamvu nyamukuru ni ukuzana revive mu basore numvaga yuko abasore nibo bafite kubaka ingo z'ejo n'abagabo b'ejo n'abagore b'ejo rero badasenze urumva ko ejo habo nyine harahari ariko kandi ntibyaba byiza kuko bosenga yes nico ngico no kuzana revival nico umwuka yaratubwiye gusa muzana ubujutse mu basore ni gute muzi urubyiruko ruri muri Amerika yose mukaruhuriza hamwe kandi abantu babana ko ndashaka ko bisaba imbaraga nyinshi mukoresha irebanga kugira ngo bahuze icyambere no gusenga turasenga ijambo rya kabiri n'ubuntu bw'Imana nta muntu ufite uhamagara abasore ngo bitabe hari bamwe tutagira na nimero zabo ariko ikindi ciza kibaho bafite ubuyobozi babo baganira bakora ibikorwa byabo byose bakabitegura neza cyane urumva harimo abasore bafite leadership nziza bashobora kubahuza bakaganira ahantu iyo mwasenze mugakundana ibintu byose ndabona wambaye ingofero yanditseho amadubu ese amadubu bisobanuye iki dubu ni izina ry'inyamaswa niko nozita abaritekereje n'abarigise bafite impamvu baryise ariko gutekereza no mu buryo bwiza bw'imbaraga cyangwa bw'ukuri numva ntabisobanuro byinshi mfite kuri iryo zina ariko ntekereza ko abarivuze n'abaryise hari impamvu n'ibisobanuro byimbitse cyane ariko ntekereza ko ari mu buryo bwiza ndetse bw'imbaraga Pastor tumaze iminsi tubona ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane dore ko uri umunyamurenge tubona bamwe bavuga ngo twirwanaho abandi turi akagara abandi turi ibi nk'abapasteri iyo mubona ibintu nk'abiriya ni iki mubikoraho dore ko namwe mu by'ukuri mufite inshingano mu kuba mwahuza abantu bakaba umwe murakoze cyane tekeza ko abantu bose ntibagira imyumvire imwe rero nkanje nka pasteri ndumusenzi nsengera ubwoko ndumushumba w'abantu bose nukuvuga ngo aho ngaho sinza nabibamo sinza nabijamo ntaco bimariye mu mwuka gusa bimpa gusa umutwaro wo gusenga cyane no gusengera ubwoko cyane kubazana suri twirwanaho cyangwa urakagara utasubiza oya ivyo ngizo ntazo mbamo jewe gusa ico ndeba n'ubwoko Pastor hari akavido kamwe katrendinze cyane kagiye gacicikana cyane aho bavuze ngo abanyamurenge nta mana bagira mu by'ukuri iryo jambo abantu benshi ntibaryumshije kimwe byarazengurutse ku social media nanjye ndi mu baribonye bityo abantu barambaza ati rwose oranyandikiye ngo ndivugeho abanyamurenge nta mana mugira iyo bangwa imana y'abanyamurenge umuco uragoye kandi umuco w'abanyamurenge ni uwa gipagani ukomeye ariko kubera ko ari umuco urwanya iby'Imana cyane ni nacyo gituma tutabona ibirangirire bikorera Imana bigende abagore bakore muri abakire muri abatunzi ariko se murakora iki mwabona ko amakanisa aje muri leta abapasiteri bagashwana bakarwana imiryango ntikiramukanya imiryango kirakora amadivorce abantu bamwe divorce kamvuga ngo sumwe ngo ajiri hari abagabo n'abagore no muri Amerika baba mu bihumba bitandukanye
bakoze amadivorce. Mu buzima ducamo dufite abanzi be, hari abatugambanira, ababyeyi bagiriye abana bibi cyane, abakazana bagira abanyirabukwe nabi, abanyirabukwe bagirira abakazana nabi, mana ababyeyi bagiriye abavandimwe nabi. Ya rero ririya jambo risobanuye ririya jambo ntekereza kuko ikintu cyose mvugira amateraniro ku gatuti ntago ari igitekerezo cyane cyangwa ari amagambo yaje. Rero nico bituma ivy'umwuka n'ivy'umwuka. Rero ivy'umwuka ntiwobisobanura, ntiwobikora interview hangaha kubera ko ivy'umwuka n'ivy'umwuka, kandi utari ivy'umwuka nyine ntiwovyumva cyane. ariko no kuvuga ko uwumvishije uvuga ngo abanyamurenge nta mana bagira, ari yaravuze ngo nabapagani ibyo bakora kujya mu rusengero wenda hari baba babesha, ni iriya jambo bababwira. Ese koko abanyamurenge nta mana bagira, nabapagani? Izo abanyamurenge hari abakijijwe n'abadakijijwe, suko se tekereza ko ari uko ngo umuntu wese niwe uzumenya ko akijijwe cyangwa adakijijwe. Hari aho bavuze ngo ndetse n'umuco wabo ni uwa gipagani, ibyo byo bishatse kuvuga iki? Ndatekereza kuko hejuru y'umuco n'ibindi habaho imico mibi n'imico ya gipagani. Nose utekereza ko mbere y'uko abakristo bakoraga ibiki? Umuco uragoye kandi umuco w'abanyamurenge ni uwa gipagani ukomeye. Niwe mbaze mbere ko abakristo babaga mu biki? Uzicaza abasaza babaza imico yabo, umenye ico yarisobanuye, umenye nico yagendereraga, uzamenyaga imva n'imvano yabo. Bavuze ko umuco w'abanyamurenge ari uwapagani. Yes, ico cyo kuvuga ngo kuba abapagani umuco wose abantu batarakizwa kubamo ufitemo ibintu byinshi bitandukanye. Nivyo nari nkubwiye ngo ivy'umwuka mu mubiri ntiwozumva. Yes, so biraba bivuze mu buryo bw'umwuka, nico bituma ijambo ryose zavuga ku gatuti ni ry'umwuka. nta mpamvu kurisobanura bigoye. Okay, kubisobanura no bisobanura ariko bitari muri ubu buryo interview. Yes, kandi imba nzi ko iki ni igihe cyo guceceka kubera ko ubu nyine abantu barahanganye baratukana. Rero iki ni igihe cyo guceceka no gusenga. Rero nubwo umbajije nyine ibyo ngizo nuko nubaha ibikorwa mukora, ariko icy'ingenzi ni ugusenga abantu bakamenya nta kintu na kimwe kitagira umwuka ucisha inyuma, ikintu cyose. Rero mbere yo gukora ikintu cyose nubwo cyo baciza amaso y'abantu, ariko ugomba kumenya umwuka ucisha inyuma. Ese iyi mihango yakogwaga niki bari bagendereye? Uzoganire n'abasaza bazakugusaba utinya kubivuga, ariko uzoganire n'abasaza bagusobanurire ibyo bibazo. Twebwe tubivuga mu rwego rw'ivugabutumwa mu isi yo mu mwuka, ariko mu buzima busanzwe mu bigaragara uzasanga abasaza ubabaze umuco, ubabaze n'ico byasobanuraga, uzamenya amakuru menshi. Abanyamurenge barimo baraca mu bibazo bigiye bitandukanye by'intambara. Ese mu by'ukuri nk'umuntu wize ndetse mu by'ukuri ari intellectuel, ubona ibibazo by'abanyamurenge bizarangira ryari? Oya, ni ugusenga. Twebwe umurimo wacu ni ugusenga, korana ukw'Imana. Buri muntu wese ashinzwe umurimo we, rero wanje no gusenga gusa, kandi twizeye ko Imana igihe cyayo bizakunda. Abantu musenga hari igihe Imana yaba yarababwiye ko abanyamurenge bazongera bagasubira muri gakondo. Izo ngizo ndumva yuko bariyoga abanyamurenge se ntibari imuhira se gusa. Turasaba n'abari mu mahanga nubwo naje ndiyo, abantu nyine gushigikira bariyo niko kwisi, ariko abantu bariyo. Nunganiye mugenzi wanje, hari ikibazo naje nahise ngira numva nakubaza. Uri umuntu umwe wafashe urubyiruko rwa Amerika cyane rw'imyaka mike, ugenda uruhuriza mu gusenga, tubona ibiterane mukora byinshi.
ukabatoza umuco wo gukunda Imana. Ese umuco wo gukunda umuco wacu wa Kinyamurenge wowo utekerezaho iki? Kuko bavuga ko ingobyi y'ubukristo ari umuco w'abantu. Ibyo ndabikunda cyane. Hari ibyo nje ntojamo, sibyo? Tugomba rero kuba dufite n'abandi babishinzwe, ariko ukabishigikira. Abashinzwe imico, hari abashinzwe iterambere, hari abashinzwe gusenga, siko bimeze. Nuko nje rero umurimo wanje no gusenga, kubigisha agakiza, kubigisha ijambo ry'Imana. Rero dufite abantu benshi tuzubatoza kubyina. Yego, nibyo bitewe n'impamvu n'intego ushaka. Natwe rero dukomeze tubatoze mu Mana no kumenya Imana cyane. Uravuze uti nje mbatoza gusenga ngabatoza cyane cyane yakwaje kuri rubyiruko. Hanyuma ababatoza umuco bo urabemera? Urabyemera ko botoza umuco wa Kinyamurenge? Igihugu kibamo ibintu byinshi. Nzi ko twaje gukina umupira hano. Nari mbishingiye ku ijambo mugenzi wanje yarakubajije ngo haraho wavuze ko umuco w'abanyamurenge ari wa gipagani. Umuco sinzi icyo utekereza hejuru y'umuco, ahubwo nicyo gituma ibyo turebesha amaso nibyo byari kuba byiza kumenya ngo se ibyo wigisha byasobanuraga iki, ni ibiki byakorwaga, babikora ryari, habaye iki, byagenze gute, sibyo? Nicyo tuba twatureba n'isi yo mu mwuka gusa. Usibye ubukristo wenda niki kindi wemera ko abantu urubyiruko rwotoza? Kuba umukristo ntibyo kubuza gukora ibindi bintu. Kuba umukristo ni kimwe, no kubona amahoro, no gukizwa, no kugira agakiza, ariko ntibyo kubuza gukina umupira, ntibyo kubuza kwiga, ntibyo kubuza gukora gahunda za, ahubwo Imana ibishaka ngo mu byo ukoramo zose bivemo, bibe bishimwe, mbese bibe bihesha Imana icyubahiro uko waba uri kose, ariko agakiza ugafite mu mutima wawe. Wenda icyanyuma dusoza, wabanye n'urubyiruko kenshi, wagiye ugendana nago, n'ubu uracyari kumwe nago, urabona imihindukire yabo ku ijana y'ubukristo, uburyo bwa gikristo cyangwa bw'umuco busanzwe, unyabufura kubatoza ubufura? Kenshi dukunda kumva abantu bavuga ngo abana bagiye mu mahanga muri Amerika n'ahandi barangiritse, bari ku rugero rubi. Wowe ubana nabo urabona bari ku kigero kingana gute cyo kuba bazatanga icyizere cyo kuba abantu bazima? Mu by'ukuri Imana nibizi, nka kujya kumubizi, twe turabiba, Imana nizikoze. Kandi ntekereza ko aba basore bose bafite ababyeyi babo, bafite amakanisa, icyo twe dukora ni gitoya, no kubiba, no gufasha, tubana nabo gakeya, ariko bagira amacace yabo. Nacyo tuma tusaba abashumba gukora youth ministries, Bible study, macace yabo. Iki ni igikorwa gusa cyo kubashira hamwe, kuzana revive, gusenga hamwe, kubera ko muri bwa bumwe no gusenga n'igitaramo hari abakirizwamo, hari abahindukiramo, ariko gukizwa ni kimwe no kuregwa n'ikindi. Urumva ntitubarera, bakagombye kuregwa n'abashumba. Niki wabwira abandi bashumba bagenzi bawe cyangwa abandi bavuga butumwa baje kuvuga ubutumwa ahandi basize abana nk'aba ngaba? Tekereza ko abantu bahamagaye gutandukanye, ntago navuga ngo umuntu wese akora uko Imana yamutumye. Hari nimba baja mu ivugabutumwa ahandi, ababwiriza mu rusengero, ababwiriza, Imana yatanze gutandukanye kandi kose ni kwiza. Gusa icyo nobabwira ni ugushigikira abasore, gusenga, kubasengesha. Niyo miryango y'ejo, niryo torero ry'ejo, ni naryo torero rya none. Ubona ari byiza kubwiriza abakristo kuruta kubwiriza batarumva ubutumwa cyangwa se abana mu gakiza? Ivugabutumwa riri mu buryo bwinshi, Gaston. Nihe tugomba gushira imbaraga nyine? Ndi kubaza hagomba gushirwa imbaraga. No kuvuga ngo umurimo w'ivugabutumwa ni ministry. Naho gukura ni muri church. Mufite abashumba banyu, mufite bagomba kubarera muri church, sizo? Naho umurimo w'ivugabutumwa
ntabwo uhagarara ivugabutumwa n'ivugabutumwa ryaja mu batarakizwa ryaja mu bandi bantu imana niyo izibigana gusa mu gukura no kuregwa ni muri caca kandi nzi ko abashumba arizo nshingano zabo matorero kurera abantu bose kuko umuntu areregwa ahatuye. Reka tugushimire mugenzi wanje naza gushimire. Yes, urakoze kuba mu by'ukuri batwitabiriye kandi urakoze kuba utanze ukuri kuri kiriya kintu cy'uko abanyamurenge nta gakiza kuba uvuze ko ari iby'umwuka tutabisobanukirwa Imana. Yes, ibyo niko kuri kubera ko iyo tubwiriza hariya haba hari impamvu tudashobora gusobanura hano nibyo nari mbabwiye mukeneye kumenya ukuri k'ubwoko bwanyu mugomba kubisengera cya mbere ijambo rya kabiri mukamenya ibitavugwa mukamenya imva n'imva ikintu cyose kigira inkomoko yacu rimwe na rimwe tubivuga kuriya ababyumva baba babyumva abatazumva nyine ahubwo bibatera amatsiko yo gusenga no kumenya iki kintu ngiye kujamo gifite impact ingana gute muri nje munsi yo mu mwuka ikintu cyose ukora ariko kikagenda kikumara imbaraga mu jubumana icyo kintu kiraketse none ikintu cyose kikumara imbaraga nk'ibikora byo kwigisha abana byahaye nimba bitarimo guhesha Imana cyangwa bikagenda bikuna bitaku niba gatoya niba njyewe nshobora kugira intege nke kubera ko ntawe wamufasha ariko nkabona imbuto mu bana abana baramenya kwibwirana abana baramenya histoire yabo nanjye nza mbikora mu banje umuntu devoir y'umuzeyi wese gutoza abana biwe ndimi iwabo kumenya histoire yabo nose unanirwa kwivuga kuvuga ubwoko n'inkomoko yawe kabukese na nose unanirwa kubwira abana bawe iyo uva tibonanirwa ariko hari abavyeyi barangaye mbese barangara n'abana ntibabona umwanya wo kwibaba nico ituma wagize neza ndaturabigushimiye toza abana ariko nyine kubatoza ni kimwe ivy'umuco no kandi bakabasingira mu kubateza ariko kandi ubifatikanyije bizaba byiza kubera ko niwe bumva cyane niwe bafite cyane biroroha kumva mwarimu wawe naje ndacyakeneye ivy'umwuka cyane oya uba warapunguye gato ariko wari ubigira si warabigira yes pastor ejo bishobotse twazahura tugakora ikiganiro muze tubane muri ve muze turaza urongera wibwira abari badukurikiye ntabwo ugeze kubibwira jewe nitwa Nkomezi Patrick murakoze cyane kora umurimo twabonye ko kwita pastor kora umurimo w'ubushumba murakoze cyane Joy. Joy, twende. Huyo Richard alikuwa mtoto kama wao. Papa Richard, thank you. Thank you. Babu. Hey, guys. Come. Okay. Okay, wait. Okay. Papa Legend! This is you. Papa Legend! Papa Legend! You love Papa Legend? Hey, 1, 2, Papa Legend, we love you! Papa Legend, we love you!
Subscribe to Papa Legend TV.